Umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, nshuti bakunzi ba Kedi Official, ndabasuje kandi rwose mbaye ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Birumvikana tuje mu makuru y'umugoroba aho tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Birumvikana ni hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugiye kuba tubabwira uko byiriwe muri access zigiye zitandukanye, yaba Hanigoma, yaba muri Sake, yaba muri zone ya Karehe, yaba Masisi, ndetse naho bita muri teritwari ya Rucuro, by'umwihariko muri axe ya Kanyabayonga ndetse naho bita Gikuku. Turaza gusimukira kandi hano muri iki kibaya cya Nyiragongo, tuze kubabwira uburyo situation imeze. Ariko bakunzi ba Kedi Official, rwose mbahe ikaze, ari nako mbabwira ko hakurya mu Gogo Kenyigeje, nyuma yuko hakomeje kugenda havugwa inkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ngira ngo inkuru igezweho yo twigeze no gukomozaho ni ya mayiti zigera kuri 32 zagaragaye hariya mu ishyamba ry'ikibira. Ese bimeze bite ibyizi mayiti? Ariko ku rundi ruhande icyo mukwiye kuba mwamenya nuko uwitwa nyakwigendera former president Buyoya, uyu mugabo rwose umurambo we ngugomba kuba uzanwa i Burundi, cyangwa se ikiziga cye kigomba kuba kizanwa i Burundi hariya rwose mu matariki tutaramenya neza, ariko ni mu kwezi kwa karindwi, aho rwose nyuma yuko bawuhejeje ishyanga ariko bikaza gukurikiranwa n'umuhungu we wa nyakwigendera. Birumvikana n'uwitwa Buyoya Olivier, uyu mugabo rwose wamaze kuba inshuti y'akadasohoka na Perezida Neva, byamaze kwemezwa ko bagomba kuba mu by'ukuri bawuzana bakawushyingura ku mutumba w'iwabo mu by'ukuri kuri kavukire. Ariko nanone turaza kugaruka hano mu Goma tubabwire buryo ki Wazalendo ziri kwidoga zikomanga ku gatuza zivuga ziti ibyo bintu M23 iri kwikora mu misozi ya za Mushaki n'ahandi n'epfo ngyoza Sud Kivu, ati Hanigoma bizagorana cyane, ati kuko twebwe hano turadanangiye. Mwabantu mwendaza kuba mbabwira buryo ki aba bagabo bagiye bakora icyitwa camouflage y'intwaro, bivuze ngo biteguye ngo kurasa abayobozi ba M23 igihe cyose bakwinjira muri no mujyi wa Goma. Mu by'ukuri batateguye iyi nkuru nayo rwose ntabwo twayirenza ingohe, kuko mu by'ukuri harabireba bagomba kuba bayishingiraho bategura uburyo ki bagomba kuba binjira muri no mujyi wa Goma mu gihe cyose mu by'ukuri bawushyira muri radare zabo. So nandi makuru yo tutababwiye mu ngingo niyo tugiye kuba tugarukaho, ahubwo icyo tubasaba nyaboneka bakunzi ba Kedi Official ni ryatangazo mumaze kumenyera, ariko tutakwiye kuba turambirwa kuri tambutsa ryuko mugomba kuba mukora icyitwa subscribe, hanyuma kandi mugerageze no gusharinga video zacu cyangwa se kuzisangiza abavandimwe n'inshuti, kugira ngo Kedi Official ikomeze gutumbagira. Ndabizi neza ko rwose hari icyubahiro mbagomba, niyo mpamvu iyo ngeze kuri no ngingo rwose ntera saluti mwebwe mwagize uruhare mu gutuma Kedi Official izamuka kuri urwego, cyane ko rwose ntago bisanzwe ko umuyoboro uvuka mu gihe kitageze ku mezi abiri, kikaba mu by'ukuri ukaba umaze kugira abasabone cyangwa se abasubscribers bagera hafi ku 9,000 barashyika mu minsi iri imbere. Rwose 9,000 tuba twabyujuje, bivuze ngo dufite 8,000 birenga, ariko mwabana umwe turifuza gutera intambwe irenze ku 8,000, 9,000, 10,000, tukagira ku 50,000 yewe n'100,000 tukaba twabigeraho. Ibyo byose rero ntabwo ari Kedi wenyine ugomba kubigira mu ruhare, niyo mpamvu ari wowe ari jewe rwose tugomba kuba dutanga uwo mutahe. Ariko nanone biratangaje kuba muri 8,000 mu by'ukuri bya subscribinze, iyo tugerageje kureba ibihumbi bitureba ku munsi, tuvuge mu 20,000 bishobora kuba bitureba ku munsi, usanga dufitemo subscribe 8,000. Bivuze ngo umubare munini ni uw'abatwumva batarakora subscribe. Nyamuneka nimugerageze musharinge video zacu, kutarakora sabu rwose nakandeho ni kuri ni munsi yari ahantu hari akabara gatukura handitse subscribe, hanyuma kandi ukibuka no gukanda kuri kakazogera gahita kaza, bisobanuye ngo hariya buri uko dushize ikiganiro ugomba kuba ugikurikira kikihagera, cyangwa se amakuru atari yaba umuranzi. Nikaze rero nanone mwe mutwumva mwarihebeye Kedi Official, yaba bari hano mu Rwanda, yaba bari hariya hakurya muri Kongo Kinshasa, yaba abari Bugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, n'abari mu gahugu kinyegeje. Ka gahugu rwose nkunze kubabwira ko gafite forume nk'iy'umutima. Aka gahugu rwose ngo kanadatunze, buriya ugatunze kuruta Ubushinwa mwebwe muragakinisha. Ntago byoroshye. So duhera amakuru yacu no muri uno mujyi wa Goma. Ni umujyi wa Goma ukomeje kuvugirwamo cyangwa se ukomeje kuberamo urugomo rwo ku rwego rwo hejuru mw'abantu mwe, dore ko ubu tuvugana
amakaritsiye yayandi dora tubabwira azwiho gucumbikira FDLR nyinshi, ndavuga za Sesereka, za Kirijiwe, za Buhene, mu Gihisi, aho ngaho n'ahandi yagiye atandukanye za Kanyarucinya. Aha hantu rwose kugira ngo bwire hatabereye ubwicanyi, hatabereye icyitwa ubusahuzi, ntabwo mu by'ukuri ryaba ryaremye. Muti biteye bite? Mu mujyi wa Goma ahazwi nka Sesereka nimugoroba nibwo twaraye tubagejeho, ni mu gitondo, operasiyo yakorewe umwe mu majenerali autoproclamé, dore ko yari asanzwe atuye aho bita ngo ni ku Opingi hafi y'amashuri yo kwa Mungera. Murahazi cyane abakunze kugenda muri mujyi wa Goma, aho ku isaha 3:45 z'ijoro ari bw'isasu ryatangiye kuvuza ubuhuha, cyane ko abitwaje intwaro bari batatse urugo rwa General autoproclamé uzwi ku mazina ya nikimenya bose kuri Kigingi, ariko amazina y'nyakuri twayabazaniye yitwa Ndayambaje Nsekanabo. Ni Nsekanabo rwose. uyu mugabo munamurebye rwose uburyo ameze, ndaje nshyire ifoto ye ku rubuga rwa WhatsApp rwa KD Official, murebe Nsekanabo Ndayambaje aka Kigingi buryo ki ameze. ni umwe mu bagabo rwose bigize ba General. ejo bundi mwabonye video ye yasinze, bamufunguriye ibiyeri, bamusasiye ibitenge ku ntebe ya chaise moderne, rwose ubona ko yizihiwe, ari kuvuga amagambo ateye ya gisivile. mu by'ukuri n'umusirikare umuganiza abasivile, harimo abagore n'abana, babwira bati mugomba gufata imbunda mukajya kurwana, upfuye agapfa ukiza agakira. Mwibaza umusirikare muzima ujya kuganiriza abaturage akababwira ibintu byo gupfa. Kikwereka ko abangaba ni ba autoproclamé. Iyo tuvuze ko babyigize ntabwo tuba tubeshye. So uru rugo rw'uyu mu general autoproclamé wa Nyatura nyuma yuko rwatatswe n'abantu bataramenyekana, byaje kuba ngombwa ko amescotiye cyangwa se abakureri be babiri baza kuraswa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bakaba bari kuvurirwa muri Sebeka Ntosho. Sebeka Ntosho rero mu by'ukuri ni bimwe mu bitaro bizwi cyane yara mu mujyi wa Goma, akaba ariho abakureri b'uyu mu general autoproclamé bari kuvurirwa. Tukiri muri mujyi wa Goma, reka tubabwire ko ahazwe ku entre president, aho bita ngo ni kuri Mararata, naho rwose hari urugo rwaraye mu by'ukuri rwatatswe n'abitwaje intwaro, kugeza ubwo barusahuye bararweza. Icyo bita kweza, niwumva ngo basahuye inzu barayeza, ujye umenya ko rwose nta n'ikibiriti basizemo. Goma n'ibindi mwabana umwe ni umujyi, ariko nubwo mwumva ukorerwamo ubusahuzi n'ubwicanyi bumeze gutya, ndetse n'izi mbunda zirasagura gutya, urimo Monisco, urimo Sadeke, rwose abasirikare ngo kurinda amahoro, casque bleu bitwa ngo naba Monisco barahari, harimo icyitwa ngo n'abarundi ngo baje nabo ngo kurinda abakongomani, harimo uruhumbirajana rw'abasirikare mo hariya, ku buryo mu by'ukuri abambaye civile ari nabo buriya ngo uriya mujyi wa Goma station, abasirikare baba muri uriya mujyi bambaye civile nibo benshi kuruta ababa bambaye uniform. Kakantu nako muzakamenye cyane cyane ku bantu bakora ingendo muri uriya mujyi, by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hariya utazizera ngo ubwo utari ko umuntu wambaye uniform ngo nta musirikare muri kumwe, bakubwira ko uriya mujyi abasirikare bawurimo. Twagira ikiganiro n'umuzarendo hariya, drone yanjye yamugezeho imuha ikiganiro gikomeye cyane, aho yagerageje kutubwira bimwe mu bintu by'amabanga biri hariya. Yatubwiye ati abasirikare bo no mujyi bambaye civile nibo benshi kuruta abambaye uniform. Anagera kure aravuga ati M23 cye mwihangana tuzadutanga update. Ikingenzi nuko tukiri muri mujyi wa Goma. Ushobora kubona mvuye Goma ngeta simbukira Rucuro, nkava Rucuro ngasingerekeza za zone Karehe. Ni update nyine. So yavuze ati uno mujyi wa Goma M23 igomba no kwitonda cyane, ati kuko uburyo iri kugurukana coalition muri ya misozi ya Zagasake epfengeyo za Numbi, ati hani Goma ho no kwitonda cyane, ati kuko niba ugeramo bazajya baraswa ku buryo bukomeye cyane. Ati uyu mujyi wa Goma bizagorana kuwushyira ku murongo kuwustabiliza, ati bitewe n'intwaro ziwurimo. Ese gute? Ati uyu mujyi urimo abasirikare benshi cyane bambaye civile, abandi bagiye bafata intwaro bakazisha mu mazu yabo, ndetse bagiye bazikoteraho n'amasima. Yageze ku cyo gukotera sima, numva ndumiwe. Ni ukuvuga ngo FDLR buriya mujya mubona ziri kumangamangiro za Rusayu niyo mu nkambira za hehe, zirani zimwe zandagaswe, zimwe ziciriritse. FDLR zifite amafaranga
zagiye ziza zisanzwe zifite ibipangu muri uno mujyi wa Goma. Murabizi neza ko si ubwa mbere bahawe intebe, kugera ubwo afata inzu ye akayipavomamo indani, munsi harimo intwaro, harimo imbunda. Bakavuga bati rero M23 uno mujyi birashoboka ko bawufata, atari ko kuwushyira ku murongo bizagorana te, kuko iyo urebye niyo uganiriye n'abo bantu bagiye babitse intwaro mu nzu, bakubwira ko M23 niyo yanahagera nabo ba viongozi bayo bazajya barashwa batazi ababarashe. Gusa ariko ndabizi neza ko M23 iki kibazo iramutse yageze muri no mujyi biroroshye cyane kugihandoringa. Gusa ariko mwibuke ko FDLR irimo, Umurundi arimo, izi wazarendo zirimo, bivuze ngo no mujyi wa Goma buriya ni impamvu M23 tutanayigira n'inama yo guhita iwinjiramo. Ni umujyi igomba kubanza gupangira. Uyu mujyi mwabantu mwe dukurikije uburyo ibintu bimeze, M23 kuwinjiramo birasaba gutegura ku rwego rukomeye, kuko urumva ko twagiye twibaza ubushize tukavuga tuti ibi bihumbi by'abarundi biri kuzanwa, izi FDL ziri kwirukanwa muri Rucuro ko zose ziri kuza muri no mujyi wa Goma, ubundi M23 ninjira muri no mujyi bazajyahe. Twasanga igisubizo atari ko FDL izataha mu Rwanda. Twaba tuti se izaca Sake, izambuka amazi, bizagenda biti? Bazarigita. Nyamara igisubizo gihari, bose abenshi muri bo bihinduye abasivile hariya. Ntiwazamenya ngo ninde aravuga igiswahili, aravuga iringara, ariko ibanga ari ku mutima kari FDLR. Noneho intwaro wakazizanizo za mashini gani n'ibiki agashyira mu nzu atuyemo, yarangiza akayipavoma na sima. Bivuze ngo rero uyu mujyi no kwitondera cyane. Hahandi ushobora kuba uri kuri patrol, uri komanda, wajya kumva barakurashe, bizasaba ko M23 nawe ufata igomba kuwufata mu mayeri akomeye cyane. Gusa ariko buriya ibingibi tuba tubatangariza bo baba babizi cyane, ariyo mpamvu niyo biciye ku meza busesenguzi cyangwa se mu cyo bita command post, ibi byose babirebaho bakanariza, bakareba igishoboka, ikidashoboka bakakihorera. Tukiri muri no mujyi wa Goma rero, aho bita Kirijiwe, aha naho nkunze kubabwira ko iyi quartier ya Kirijiwe ni imwe mu makaritiye nayo abamo FDLR nyinshi cyane. Aha Kirijiwe rero ho byakomeye cyane, kuko hari umugore n'umukobwa we bafashwe ku ngufu n'abantu baje kubambura bitwaje intwaro. Buriya izi nkuru impamvu tuba tuzibatangariza kuba ari ukugira ngo abantu muri mu duce M23 yabohoye mwumve buryo ki abandi bari gusufura. Noneho na AFC nayo nibyumva rwose igerageze gupangira vuba cyane uburyo yaza guhagarika ibi bintu, kuko yitwa guverinoma ya Kinshasa byarayinaniye. Mwibaze kugira ngo umugore n'umwana we nduguyanga akana ke kagakobwa baze, n'umugabo yarahari n'abandi bana bari umuna w'uyu mukobwa bahari n'abasaza be, babakubita kandoyi, babazirike, babashyira hariya pembeni, noneho umugore wawe n'umwana wawe bafatwe ku ngufu. Ureba, uribaza ibi bintu byoroshye? Ni ikibazo gikomeye cyane mwabantu mwe. Aha Kirijiwe buriya nta na rimwe kuva natangira gukora ibiganiro bya hano hakurya nari numva ari inkuru nziza yavuye Kirijiwe. Reka ni ukwica, ni ugusahura, ni ugutwikira abantu babatwikishije amapine, ni ugushimuta, ibintu bibi cyane. Iyi quartier rwose wagira ngo ibamo shitani, icumbikiye amashitani gusa, ariko nta mugayo. Aho FDLR iri burya shitani biraho ngaho. So rero icyo mukwiye kwa mwamenya nuko turi kuzenguruka muri no mujyi wa Goma tubabwira uburyo ki urugomo rukomeje gufata n'intera. Hanyuma nanone dusimukire Majengo. Iyi Majengo nayo barahari, FDLR zarashandabye ahantu hose mo hariya ntaho zitari. Majengo rero ahazwiho ku vision, kuri vision naho haraye harasiwe akana gatoya kari kavuye mu baturanyi, noneho kaza kari kumureka telefoni, kari gutorosha na telefoni ko hari nijoro. None mu gihe kari kwambukiranya umuhanda gacanye gatoroshi, niba ari wazarendo, niba ari FDLR, ikiro cyo amakuru hari na yuko yahagaritswe n'abantu bitwaje intwaro bashaka kumwambura iyo telefone, bibeshe ko ngo ari smartphone, kumbe ari matushe, bahita bakarasa mu maguru, bakarasha amaguru. Akakana mu by'ukuri karimo kambukiranya umuhanda kacanye gatoroshi, ndetse niyo telefone yako kari gafite byarangiye banayijyanye, ariko ngo bari bazi ko ari smartphone. Munyumvire, telefone ya matushe
ukarasa umuntu mu by'ukuri urumva ko uno mujyi wa Goma nimba kugira ngo ni ville morte ujye umenya ko ari umujyi mu by'ukuri warazambye pe. Si umwana mutoya uri kwigendera akavuye mu baturanyi, wabona telefone ukaba nkaho ubonye zahabu, utitaye ngo ni matushi, utitaye ngo ni smartphone, ugakubita isasu. Ntabwo byoroshye. So uwo mwana rero mu by'ukuri aho yaravuye mu baturanyi urumva ko ntabwo byagenze neza, ariko urumva ku rundi ruhande ni igisebo kuri Tshisekedi. Ariyo mpamvu duhora tuvuga tuti nyamuneka AFC mugire mutabara abaturage ba Kongo, abaturage mu mujyi wa Goma nabo rwose so bazaruta babonye muhakitse muhazanye ya mahoro mu by'ukuri yagiye yifuzwa n'abatari bake, ariko akaba iyanga. Tukiri muri mujyi wa Goma ariko reka tubabwire ko ahazwi wa mukoloneli bita Kizito aka Ruhamba Bazima, uyu nabo bafunganwe barimo abamayimayi ba Mazembe bayobe n'uwitwa Eugene. Uyu munsi wa none magistrat umuyobozi mukuru w'urukiko auditora militaire yabasuye aho mwibohero hariya za Munzenze, ndetse ababwira ko bagiye kujyanwa ahantu heza kandi ngo bishoboke kuba ari Kinshasa. Ariko nkuko twagiye tubagezaho amakuru ye, uyu mugabo nukujijisha gahunda ihari niyo kumujyana Rubero muri ya axe cyangwa se muri ya territoire ya za Warikare, ndetse n'izi mayimayi zigera kuri 17 kugira ngo bajye kurwanya M23. Ni umugabo cyakora cyo wari warakatiwe n'inkiko burundu, ndetse bamwongera n'imyaka 20 amoro plus 20 niki gihano kivuga. Ariko uyu mugabo bitewe nuko FARDC byayicanze iravuga iti voye nawe ujye ku rugamba, bamugize umwere rero kuko butuvugana magistrat rwose yababwiye ko bagomba kwitegura ko bagiye kujyanwa ahantu heza, ati kandi mu gihe bagiye kujyanwa Kinshasa. Tukiri muri uyu mujyi wa Goma birumvikana amakuru yacu tugomba kuba tuyahera hano i Goma, tubabwire ko kandi uyu mugabo Ruhamba Bazima, uyu mu FDL ufite ipeti rya colonel ni FDL Foka, rwose drone yacu muriho aho azajya hose uko bizagenda kose tuzabibabwira, tubabwire n'aho ajyanwe. Ngira ngo ariko mu by'ukuri uyu mugabo wishe abantu benshi cyane, wagiye ashimuta afashe ku ngufu watwitse ingo z'abaturage ruguru yo za Kinyana n'ahandi yagiye atandukanye. Uyu mugabo rwose ntekereza ko nawe urwe rumutegereje kuko intare za Sarambwe ziba zibikurikirana 5 kwa 5. Dusimbukire rero muri cya kibaya cya Nyiragongo, tubabwire ko ahazwi nka Kanyarucinya naho mbeko tujya mu kibaya Kanyarucinya naho iri joro haraye hasahuwe ingo zigera muri 3. Makuru yo muri Goma drone yacu yagerageje kuyatara yagaje kuyatari gakata mu nguni zose. Nyamuneka ariyo mpamvu tubabwira tuti mugerageze mumenemo ibitoro muri ya gahunda yo gusapotinga no gushigikira umuyoboro wa KD official, kuko aya makuru mbabwije mukuri ibyagorana kuyabona uri ahantu hamwe. Ahubwo ikiriho cyo nuko drone igomba kuva muri za Kirijiwe ikajya Kanyarucinya, ikava Kanyarucinya ikajya aho ngaho entre president, ikava entre president ikagaruka za Estigo, ikagaruka za Mugunga ku kimashini, ahantu hose ikajagajaga tukamya ngo niki kijya mbere muri no mujyi wa Goma. Urumva ko rwose bikenewe cyane. So rero hano nari maze kubabwira Kanyarucinya ko hari ingo zigera muri 3 nazo zasahuwe n'abitwaje intwaro iyo bagusahuye abakongomani na cagi barayitwara, nta kintu bagusigira. So dusimbukire rero ruguru gato aho bita muri cya kibaya cya Nyiragongo. Iki kibaya nacyo twagiye tukigarukaho inshuro nyinshi kuko ari ikibaya kirimo FDLR, kikabamo Wazalendo, kikabamo icyitwa abarundi, kirimo icyitwa Wegner, kirimo icyitwa Sadeke, mbega icyitwa umusirikare wese hano muri Kongo Kinshasa rwose hano mu kibaya after deployment. So inkuru irimo no muri iki kibaya ni yuko za deployment zirimo ahitwa Rusa zirimo ahitwa Borne 13, ahitwa kwa Mama Oliva, Children, ahitwa Kirimanyoka, ukamanuka ku Cyabwato mu Kanyanja habaye icyitwa reinforcement ariko ya FDL. Nuvango hari defense yabaga ahitwa za Rusayu ya FDLR n'ahitwa Imuja. Izi FDLR bazizanye ubu tuvugana ziri Children. Tubibutse ko Children na gace kari hari hafi ya za Kirimanyoka, hafi rwose ya yo kwa Mama Oliva
mwakira gitari mwazira nturusu zihari niho zibyagiye rwose zaje gukora reinforcement aho bagiye kuzinyanyagiza muri ubwo budetach nari mbabwiye burimo za borne 13 zirimo aho ngaho za cyabwato n'ahandi yagiye atandukanye. Ariko murabizi neza ko briefing izi ngabo ziri muri iki kibaya zahawe ni yuko ngo urugamba rwa Masisi rwasobanye ngo rugoye, bityo ko ngo bagomba kumenera hano muri Kibumba ngo bakabanza bagakatinga uriya muhanda wa Kabuhanga ngo hanyuma ngo bakarwana ngo hadi ngo Bunagana. Ariko ngira ngo mu by'ukuri uretse kuba babibabwira mu magambo nyine, tugiye muri realite nibidashoboka, kuko ngira ngo tugiye muri realite twaza urugamba abazaruvuga ntago baba baravuka ibazaza twe tutagihari, kuko M23 muri no minsi barakubwira bati agace kose twafashe nta na rimwe tuzigira tukarekura. Rero kumbwira ngo wafashe Bunagana ubwo sinzi imyaka byagufata kugira ngo uzafate Bunagana. So rero nuko nguko bimeze, bakoze reinforcement hari ubudefense nyine bwabaga za Rusayu n'ubwabagaho ngaho za Mutaho zose zasenywe na Muja, zasenyewe muri iki kibaya, zaje kuraforsa muri iki kibaya cya Nyiragongo. Hanyuma tukiri muri no mujyi wa Goma, makuru yo muri Goma nayo mujye mureka tuyabagezeho mw'abantu mwe, kuko nta mpamvu yo kubagezaho imiripuko iyo mu misozi ya kure. Nyamara na hano mujyi wa Goma harimo abari kurengana, barenganyijwe n'izi ntera hamwe ndetse n'izi ngabo z'u Burundi byitwa ko zakabaye ziza kubarinda, ariko zikaba zarahindutse ibisiga by'inzara ndende, bikaba byirirwa rwose izi nzara ndende zameze byirirwa bizijomba abanyagihugu. So rero hariya ejo nababwiye inkuru yaho bita mu gace muri quartier bita ngo ni ku West Go, hafatiwe abagabo babiri b'abanyamasisi bari kuri moto, bafatwa n'abapolisi bari baje nabo kuri moto, ngo nuko bavuga muri Kinyarwanda kandi bakaba bavuye muri eneo M23 control. So aba bagabo rero bahise babajyana kuri meri ku biro bya meya w'umujyi wa Goma, bahatwa ikiboko. Drone yanjye yababonye ravuga ati Kedi babakubise birenze ukwemera. Ubu tuvugana rero bakaba boherezwe ku kandi ga prison ka ANR icyo bita ngo ni ANR, n'urwego rw'ubutasi rwo muri Kongo Kinshasa, kari hafi ya Grande Barriere bugufi yaho bita ku cadastre. Bigavugwa ko rero drone yacu yatubwira gato nubwo babazanye kuri aka gaprizo ka bita ku cadastre, hafi yaho bita ku cadastre, bashobora no kuza kubakomezanya aho bita Shemesha cyangwa TD. Umva drone yanjye yari kibakurikirana mu by'ukuri ireba ukuntu bari kubapasanya, mukanya babajyanye kuri Shemesha, mukanya baragaruye kuri TD, mukanya bazanye hano ku cadastre kuri prison ya ANR. Urumva ko nago byari byoroshye cyane hano muri Kongo. Buriya bihugu biragwira, buri muntu iyo abishatse agira prison iwe mu rugo private prison, prison privé, prison privé, prison yawe bwite yihariye, ugasanga mwishiza mwe muri nk'abapolisi babiri mugafunda ka prison mugomba kujya mushakiramwe amafaranga, mukaza mugafata umuntu runaka uri kwigendera mugahita mujyana muri prison, cyangwa se ukajya kumufungira iwawe muri saro. Iyo nayo ikaba ari prison. Urumva ko bitoroshye cyane. Niyo mpamvu buriya tujya tubabwira tuti aya makuru tujya tubagezaho y'abantu bashimuswe, aya makuru tujya tubagezaho y'abantu baburi wirengero, nibo bake kubaba bashimuswe n'abantu baba baburi wirengero. Abangaba tubabwira ni bake, kuko hari abapolisi bitewe n'inzara iba yarabazonze, none n'izi FDL zimenyere kubaho zambura, nta kundi zabaho zidashizeho amapreso. Usanga rero mu rugi wawe icyari gikoni waragihinduye prison yo kubabarizamwe abantu, wabona nk'uwo muntu nyine ngo nuko ari kuvuga Ikinyarwanda ukabura kuruye ujyanye mu gikoni kiwawe ukise ko ari prison, ukamuturutira nyine yaba adafite udufaranga byabana ngombwa ukaba wanamuhitana. Amakuru dufite nuko abenshi banicwa, mujya mwumva abantu basangwa muri za rigori ukibaza katurekera. Ariko ubu bwicanyi ubera muri no mujyi wa Goma bwo nibindi hari nabo bashyira mu matoilette na hehe muri za fosse. Urumva ko hariya uyu mujyi wa Goma uberamo ikintu cyitwa sakirirego gusa. Abantu tuba twababwiye mu itangazamakuru ni bake kuba bahohotewe hariya. Twikomereza mu nkambi rero ya Kimashini za Rakivera aho ngaho za Burengo n'ahandi yagiye atandukanye. Uyu munsi naho impunzi zashatse kwirevoluta cyangwa se kwigumura, biza kuba ngombwa ko haza umusada
w'ubuyobozi bw'umujyi ndetse n'abasirikare baburizamo umugambi n'ubuyobozi bw'inkambi. Ariko impamvu abaturage bendaga kwirevoluta cyangwa se bari benda kujya gukora imyigaragambyo nuko ngo barambiwe n'ubuzima bwe bwo mu nkambi, kandi ngo mu bice baturutsemo ngo bitekanye. Niko kuri biratekanye, twarabibabwiye hano kuri KD Official, n'uyu munsi turacyabisubiramo. Rero mwebwe muri kugundira mukaguma muri izo nkambi, kabafatira abagore banyu ku ngufu, abakobwa banyu, abana banyu, nyine wagira ngo uracuruje utwo ucuruje bakadugucucuza, nimugoroba bakaza gutera grenade, uribaza kugutera grenade wenda uri gupima jerekani y'igipende ukayizira. Jerekani y'igipende itarimo n'ibihumbi 10 ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko mwabantu mwe, abaturage ubuzima burababihiye cyane, ariyo mpamvu bari bashatse kwigumura. Cyakora cy'ubuyobozi bw'inkambi buza mu by'ukuri gusa naho buhosha bubabeshya ko rwose umutekano ugiye gukazwa, ndetse ngo n'ibiribwa bigomba kuba ngo byongerwa. Urumva ni bya bipindi bahora bababeshya. Ariko abaturage mwese mugomba kuba, icyo nzi cyamenshi muri mwe mutunze udutelefone, mugomba kuba muvugisha bene wanyu basigaye muri biriya bice cyangwa se bagerageje gutaha, ko dufite amakuru ko ibice byinshi mo hariya bagiye basubira mu byabo. Byari abenshi bari muri izo nkambi bakoze infiltration cyangwa se bakoze icyo twakwita ko ari ukwiyarura. Iyo mubabajije bababwira buryo ki umutekano utengamaye, amahoro atengamaye mu bice byose M23 yabohoje. So mukomeze mubane n'izo wazarendo rero zibakorere ibyo bishitani byose, zibafate ku ngufu, zibacucuza utwanyu, babajyane muri byo bagiye bafungiramo abantu bita ngo ni ibiboro. Muzareba mu by'ukuri sinzi kizabakura muri izo nkambi mu kigundiriye. Nyamara M23 yatanze itangazo kandi mwararimenye yuko mugomba gutaha mugasubira iwanyu, ko n'imodoka zihari. Niba utaha kure, wowe koresha ibishoboka byose ugere hariya mu Kimoka, urebe ko M23 itaraguha facilitation zose zo gutuma usubira mu byawe. Kora infiltration, besha shakisha igipindu utera, uce Kibumba, zira bariyeri utwara udufaranga uvuga uti utu dukongomani mfite nubwo ari makeya, reka nyifashishe wenda ningera muri M23 bantegere. Ibyo bintu rwose bazagutegera, uretse no kugutegera babagiye ko ari imodoka zo kubatwara. Musubire mu byanya, amahoro arahinda ari iwanyu. Bunagana uyu munsi nimwabonye match zahabaye n'umukuru wa M23 bwana Bertrand Bisimwa ntiyarahari. Nibaze agace karimo imirwano haberamo match zingana kuri, nimwabonye amavideo bakunzi ba KD Official, stade yuzuye yakubise ikibuga cy'umupira utabona naho wakandagira. Bintu baba babeshya rero abantu kwa Tshisekedi ngo dore ngo duce mu 23 ngo sijui. Ibyo bintu ntago ari byo, ntago ari byo. M23 bici kontrola biratengamaye, biratekanye. Hanyuma abadepite b'Kinshasa nabo barwaye muzunga, bari kuvuga bati ikirere cya Masisi cyaragurishijwe. Impamvu nta yindi ni Rubaya. Ibi bidepite bimenyere kubaho bifite abajura babibira. Rero kuba bari hariya badafite aho barakura n'igice n'urupfumuye, ntago barabizi ko batanyuzwe n'umushahara bahabwa nubwo ari umurengera. Kuba baterekora ya mafaranga bakoraga impande, imishinga bari baratangiye, inyubako bari baratangiye muri za Leta Zunze za Amerika zirimo ziragenda zidinze, zatangiye kumeramwe ibyatsi. Bataye banga ikirere cya Masisi ngo cyaragize ngo cyaragurishijwe. Noneho video mwabonye komanda ajwe wa M23 afande Byamungu ari hariya muri iriya misozi witwa General Bodwe, ari kumwereka uburyo cy'ibintu bihagaze. Ibikoresho bagiye bacaginga duyi, n'abasirikare bagiye bagerageza kwiripotinga. Ino video yabarwaje muzunga, bari kuyibona bakumva bararwaye. Bari kureba ahantu yafatiwe ni mu misozi ya za Masisi, bakareba ibibunda bagiye bafata bya tworove za mashini gani, bakavuga bati rwose badukanza hababaza. Ko biri kose rwose ntago bakwicara ngo bumve batekanye. M23 iri kubakanda bene aka kageni. Sasa reka dusimbukira hakujya i Burundi, muri ka gahugu mubizi neza ko mu gacumbi cyitwa Inkuge yo ku Bwanowa hari Burundi ingabo ziri kuva Central Africa z'abarundi. Muziko bafite ingabo ziri guhita zijyanwa muri Kongo. Bari kuzibeshya ariko ngo nago zizajya muri no M23 ririmo, ngo zizakomeza ngo kwibera ngo muri Tafoki, ngo muri Sud Kivu, ngo ariko kujya kurwana muri biriya bice M23 ririmo ngo ntago ari byo. Rero izi ngabo zikavuga ziti mwebwe turabizi neza ko
tugiye guheka impyisi ni imvugo bakoresheje ngo kutwohera muri Kongo ni nko guheka no kuduhekesha impyisi. Impyisi buriya iyo uyihetse nabi yagukuraho ugutwi. Rero maginga ya ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda ziseta ibirenge bari kohereza muri Kongo, cyane ko ziri kuba zitaranahumeka zivuye muri Central Africa n'ahandi, zikavuga ziti wari umwanya mwiza wo kuganira n'imiryango yacu, none dore bari guhita batwohereza muri Kongo Kinshasa kuduhekesha impyisi. Impyisi se ni M23? Impyisi ni iki? Guhekesha impyisi abarundi muri kwivovota bimeze bite? Rero ukuntu situation imeze hari Burundi, barakubwira ko nta n'ingabo ziri mu gihugu. Burundi busiganye ingabo mbarwa hari Burundi rwose, ngira ngo ufite na Kalachnikov wake ukarasa, sinzi nimba babona baza kukwataka bitewe n'uburyo mu by'ukuri ingabo zose zashiri hano muri Kongo ngo zaje ngo kuzibira M23 ngo itazinjira Buvira ngo nabo Kavu, ngo kuko M23 ngo kugira Buvira ngo kabara akaga ku gihugu cy'u Burundi. Ibyo mwakoze muzabirgira nibyo biri kubatera kwikanga. M23 wasanga nta na gahunda ifite yo kubabanira nabi, ariko mwebwe bitewe n'ibyaha byanyu mwagiye mukorera M23 nibyo biri gutuma mu by'ukuri biri kubacuguta mu kumva nta kindi gishoboka ko M23 namukigeza aho ngaho izabataka. Tukiri Burundi rero, famille Buyoya birumvikana ni former president wari Burundi. Muzi ko uyu mugabo witwa Buyoya yatabarutse, ariko bitewe n'amacakubiri abi Burundi biba gutya banga ko ikiziga cye cyazanwa i Burundi ngo gishingurweyo. Maginga ya rero umuhungu w'uyu nyakwigendera Buyoya witwa Olivier Buyoya, usanzwe ari n'umujyanama wihariye wa President Neva, bikavuga ko uyu muhungu yakoze no muri za Banque Mondiale, yamaze gutereta Neva ngo babaye inshuti rwose. Aramubwira ati mfasha ikiziga cya papa kizanywe mu by'ukuri kuri kavukire. Ni mu gihe ariko uwitwa Petro Nkurunziza we yari yarabyanze, nyamara ngari bo bamushize ku butegetsi. Buyoya ngo niwe wamuhaye ubutegetsi bwose, ariko angije aramubwira aramuhemukira mwihinduka, ambwira ati ibyo ngibyo nta birimo, kugeza nubwo umurambo we rwose wangiwe kuza gushyingurwa hari Burundi. Maginga y'amakuru dufite aremeza ko nuko President Leta Neva mu by'ukuri yiyegereje, cyangwa se nyuma y'uko uyu muhungu witwa Olivier Buyoya yiyegereje President Evariste Ndayishimiye, rwose byamaze kwa ko Leta y'u Burundi itegura gahunda yo kumushyingura, yo kwakira umurambo bakawushyingura rwose, dore ko biteganyijwe mu kwezi kwa 7. Birumvikana nejo bundi rwose uyu mugabo rero agomba gushyingurwa aho bita muri aho yavukiye iwabo, mu by'ukuri aho akomoka muri commune Rutovu, province ya Bururi, ku mutumba wa Mutangaro. Mutumba rwose, mutumba bura no murenge na Kagari. Mutumba Mutangaro, abatwumva muri Burundi mutubwire ubundi iyo bavuze umutumba baba bavuze iki. Mutumba rero twebwe hano iwacu tuzi ko umutumba ari uw'insina. Sibyora umutumba wa Mutangaro bishatse kuvuga na Kagari ka Mutangaro, ni serire, ni segiteri, bimeze biti ngayo nguko. Hanyuma rero mu by'ukuri mu kwa 7 nibwo agomba kuba ashyingurwa, ariko ku rundi ruhande bakavuga bati impamvu nuko Neva yiyegereje uno mwana cyangwa se uno muhungu wa President Buyoya witwa Olivier Buyoya, kugira ngo mu by'ukuri abashe kuba yamutereta amwemere ko papa we yashyingurwa hariya hakujya i Burundi. Rero ukuntu situation imeze muri axe ya Kanyabayonga, ndaje nyibagezeho mureke ahubwo mpiniraha nze gukora ikiganiro mu kandi kanya kari imbere. Noneho iyo muri Masisi mwumvishe ikiganiro cyacu kibanza ni Goma, kikibanda ni Burundi, mureke ku mipuko noneho yiri uyu munsi muri Kanyabayonga ndetse na Gikuku, utibagiwe na zone ya Karehe na Sake. Tuze kugaruka mu kiganiro cyacu gitaha. Mu mutara wanyu Ritadi Kedi. Bye bye.